kurongora umugore ntarangize ngo hari ingaruka bitera. Yego. None se ni gute wumva bitatera ingaruka? Ese niyo umugore yariye akambara agatemberezwa akaba afite imodoka nziza akaba afite inzu atahamo, ikibazo kindi afite niki? Kandi ushobora kuba ufite ikibazo nuko abantu batarimo kureba ariko wasanga ufite ikibazo nawe pe. Reka nkubwire, umuntu avi wabo bahaha hari umuceri hari akawunga hari isukari. Ndetse n'ibyo ngibyo wowe mugore wabasha kubyikorera, ariko kiriya gikorwa ntago nabasha kukikorera ngo nezerwe nk'uko we wakakinkoreye, ngo ngire ibyishimo nk'ibyo wakampaye. Rero niba utarongoye umugore ngo arangize se unumva waba umaze iki bundi? Ariho handi uzasanga urugo uzageramo ugasanga umugore ahora ameze atyo. Ariko rero ushaka gusanga amurongora ntarangize, inkoni za hatana hato zimuhoraho, yewe niyo amugurira inyama buri munsi. Ariko tutirengagije ko hari n'abagore umugabo ashobora kuba ari muri gahunda neza, ariko umugore ugasanga rwose wapi ni kure kubi. Erega banze utegura umudamu wawe no muri hari n'udategurwa, rega nibyo bintu nakubwiye. Ariko ivyo bikuraye ninde muntu uri mekanike? Nta muntu uri mekanike. Wowe ko riyo bwabaga Imana niki Imana yabitiye abagabo. Ubundi ijambo umugabo uramwumva. Ariko nyine iyo umaze gukora ibyo bwabaga bikanga, wowe ntago bishoboka. Wowe gerageza, kuko buri abagore uko bajya bavuga ngo abagabo muri nk'abana n'abagore turi nk'abana, ariko mujye muca kenge. Niba na ngombwa ugira ibyo uhonga ariko ureka ibintu bicamo neza. Niba umugabo afite igitsina, tuvuge yenda ku gitsina kirengeje kinini, ese kibaho ikirengeje urugero ni kangahe? Oya sigaho ibyo n'iby'abaganga, nge sindi umunasi hano cyangwa dogiteri. Ariko ibyo ngibyo bajya kwa shangazi, urumva kwa masenge. Kwa masenge bajya kwa masenge, masenge afite ukuntu wazi uko bipima ni impano ye, ni muganga wabyo azi bigufi. Kongeye kubaramutsa mwese abakurikiye Masenge TV, kongeye kubishimira nanone tubifuriza umunsi mwiza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe rero ntago duhema kubazanira abantu bagiye batandukanye kugira ngo tugire ibyo tuganiraho byinshi kandi bifasha imiryango. Uyu munsi twabazaniye icyamamare. Icyamamare. Amamare Yesu abandi tubone gukurikira. Hallelujah. Amen. Yes. Uyu munsi turi kumwe na Chantal kuri Masenge TV. Ushobora guhita wibaza Chantal avuga iki kuri Masenge, iki niki? Avuga byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi afite agatopic yabazaniye. Ko kagira gato kandi ari ibintu bigari. Afite topic yabazaniye umunsi nshaka ko tuganiraho, kandi koko irakeneye mu muryango mugari nyarwanda. Chantal bitese? Ni byiza. Amakuru. Umeze neza? Ndashima Imana ntacyo nyishinza, n'ibyitarakora numva izabikora mu gihe cyayo mu bushake bwayo. Babarira unsuriza abantu bari kukubwira atari ku Chantal tuzahura ryari. Ndabashuje abantu badukurikiye bose, bari mu Rwanda, abari hanze yaho, abankunda abatankunda, mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Chantal, reka tuvuge ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru izituyobore muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Hari ikintu nifuje ko tuganira Chantal. Ariko uvuga neza by the way. Murakoze. Hari ikintu nifuje ko tuganira. Urabona kuri channel yacu ya Masenge TV. Nta kintu tujye tuganira uretse kubaka ingo izatanye tukazisubiranya, izizumva zitazasubirana zikoye zigasubirana mu izina rya Yesu. Amen. Yes. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kibazo cy'abagabo bagira ikibazo cyo kurangiza vuba. Uvuze ngo iki? Abagabo bagira ikibazo cyo kurangiza vuba. Uzi ko mwaje kurangiza ibibazo wajyamuye Yesu. Maze igihe kinini numva ama comment menshi y'abantu, nanjye nifuza kugira icyo nkivugaho, ariko numva nakivugaho neza ndi kumwe na Chantal. Yego. Ndahari rwose ndahabaye. Nawe muri paparazzi ndakuzurimo. Iyi mihanda. Icyo kibazo rero maze kugitekereza, maze kubona intera gifite mu muryango mugari nyarwanda, nifuje kugutumira kugira ngo tukiganireho. Yego, urakoze cyane. Numva nshaka kukubaza nk'umuntu udakuze cyane utari na muto, kuko urimo hagati rwose. Nk'umuntu ushobora kuba nzi ko ibyo bintu bibaho.
uzumva ko umugabo ashobora kurangiza ukagira ikibazo cyangwa ashobora kurangiza ukishima, sinzi wowe ikibazo cyawe ugira cyangwa niba ashobora kurangiza vuba ukumva nibyo byiza. Izina rya Yesu njye nta kibazo mfite, Yesu yarabikemuye. Ntabwo birakubaho. Ahubwo impamvu wantekerejeho nuko watekereje ko wowe ari wowe byabaho, ahubwo nkanjye Chantal waba uri muri icyo gikorwa nabyakira nte, nakifata nte. Icyo ngukundira mvuga ni nkukumva kabiri. Maze kubitekerezayo nayifuje ko twakiganiraho tukagira ibitekerezo twunguranaho n'abandi bari kutwumva bakagira uko babyumva, bakaduha na comment kugira ngo turebe n'ibyo twavuze babyumva koko. Yego. Ese Chantal, uno mugabo urangiza vuba, kadutangire gutyo tuninjiramo rwose utanyuze no ku ruhande. Yego. Uyu mugabo urangiza aba afite umugore, biterwa n'iki? Kubera iki bibaho? Kudashaka ko tuvura indwara tuyihereye mu mizi. Kubera iki bibaho? Ese umugore abyakira ate? Okay, murakoze cyane abadukurikiye kuri Masenge TV. Nk'ibisanzwe nyine turi mu kiganiro cyubaka umuryango, turimo turubaka umuryango. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ngo ese umugabo uri mu mibonano uri kubaka urugo urangiza vuba biterwa n'iki, cyangwa iyo bimubayeho we mudamu byumva gute? Yego. Buriya rero bishobora kuba byaturuka ku burwayi, uburwayi ntazi runaka. Yego. Bishobora kuba yaba ari karemetse, ariko yewe yaremetse gutyo yaba aremetse nabi. Imana ibitembereze ntibizangere. Umugabo uremetse utyo. Ntibizangereho Imana ibitembereze kuko ntabwo ari ibintu byiza. Nawe tekereza uramutse wicaye ku isahani, nkoresha icyo kinyarwanda abadukurikira baba ari abantu bakoze. Wicaye uri ku isahani utangiye kurya. Yego. Yego. Ukajya kubona ukabona ibiryo barabitwaye. Kandi wari ushonje. Aribwo umaze gukora. Wari ushonje, wari ufashe ifoke, wari utangiye kurya, wari ubonye ibiryo byiza kandi ukunze. Yego. Bidapfa gutekwa muri urwo rugo. Warangiza ukajya kubona ukabona isahani barayitwaye. Wowe urimo kurya wamera utusigarana ifoke ukamanjirirwa. Ariko hari n'uwiyakira. Ariko bite? Ninde muntu wigeze ubona wiyakira ku nzara? None se reka nkubaze, ubu nkawe Chantal, ibyo kintu kikubayeho wajya hari ukavuza induru ati bantwara ibiryo? Ntabwo navuze induru nkanjye Chantal kimbayeho kubera ko nagira umugisha uko maze guca akenge. Nahita negera abaganga nkababaza niba icyo kintu kibaho. Yewe byaba binashoboka nkatwara n'umutware wanjye twari turimo gukorana cya gikorwa, kubera ko si igikorwa gikorwa n'umuntu umwe, ni igikorwa gikorwa n'abantu babiri bari mu umwe kandi bose bafatanya kwishima. Ariko urumva niba twari turi mu gikorwa umugabo akansiga, reka nuko nsigare gabansize kandi yabansize ahantu habi. Kugucura niko njya numva abagabo ngo nukugira gute? Hari abagabo bamwe nabo bajya bavuga imisango bakavuga ati umva rero umubwire muhungu wawe sinzumva ijambo ngo wancuriye umukobwa. Wancuriye umukobwa. Noneho umuhungu agazunguza umutwe akabase ndamucura ibiryo. Abadukurikiye babyumve neza nibakubwira ngo ntuzancurire umukobwa, ubwo ujye umenya icyo abakuru bavuze. Ariko urumva nawe niba wari uri mu gikorwa ukunze kandi wishimiye, ukabona uwo mwagikoranaga aragucuza ariko kugusiga, mu by'ukuri biba ari ibintu bibabaje. Kubera ko we nibwo wari ugitangira kuryoherwa n'ibiryo waryaga, hanyuma ibiryo barabitwaye, ni ingaruka mbi. Ese Chantal, reka nkubaze kano kabazo. Ubundi umugabo nyawe sibyo? Yego. Udafite gahunda yo kurangiza vuba cyangwa we ntarangize vuba ntarangiza natinze, uri mu AN arangiza mu gihe kingana iki? Yafata igihe kingana iki? Nkusabye ko wenda ku ruhande rwawe uri kubaza nka Chantal. Yes, nka Chantal uravugira undi zarundi uri kubona. Ariko rero wa muhungu ufite ibibazo ashobora kuba ari wowe nsubiza, ariko reka nsubize abanyarwanda muri rusange cyangwa n'abari hanze abadukurikiye bose. Yego, kuko njye ubu hano muhagaze n'uri muri cya gikorwa nka Chantal, ariko mvugira benshi. Ariko niba hari ikintu gisenya umuryango ari rwo rugo, yego, na kiriya gikorwa kizamo. Bisubiremo babyumve neza nawe ubyumve. Niba hari ikintu gisenya umuryango
kigasenya urugo na kiriya gikorwa kizamo, kuko niho haturuka intandaro za hato na hato zo kuba we mudamu yitabashije kwihangana, utabashije kwegera umutware wawe cyangwa umukunzi wawe ngo umuganirize, byatera intandaro yo gukora icyaha cyo kujya hanze cyangwa cyo guhemukirana, ariko kwa gucana inyuma. Kandi kwa gucana inyuma kuvamo amakimbirane, hahandi twumva ko bicanye, hahandi twumva ko bahora barwana, yewe na za divorce. Herega mwibutse ko iwacu haba habaye akawunga n'umuceri n'ibitoki n'ibyayi n'amata n'ibindi byiyongereye. Twebwe ntabwo twaraje mu ngo zanyu kurya rega ibi biryo ubona. Hoya ikintu kiba cyaratuzanye, umugore yambaye, umugore akarya, urumva umugore ukamutembereza, umugore akaba afite imodoka ye, wenda kuba afite ubwo bushobozi, icyababuze ni yego ko mana ako kantu narinzi ko uciye ubwenge, ariko nsanze muri hagati uramemukiye cyane. Imyenda ufata amafaranga ukajya mu iduka ugaciririkanya ukayigura, yego ibiryo ujya hari ukabihaha ukaza ukabitekera, ariko urabizi ko ngewe ukabyitekera. Uzi ko kiriya gikorwa ngewe Chantal ntakikorera? Ndabizi. Ntabwo ngewe Chantal ntakikorera, niyo naramuka nyikoreye ntabwo nakikorera nk'uko wakakinkoreye. Nta nubwo nagira umunezero nk'uwo nagahawe nawe nanjye nakaguhaye. Rero niyo mpamvu kiriya kintu gituma dusiga ba data na ba mama, yego tugasiga abavandimwe, ukagenda ukajya guhura n'umuntu, yego mutakuranye utazi imico ye, mukajya gutangirana ubuzima bushyashya. Rero ikintu ifondasiyo iba ari kiriya gikorwa, kubera ko niyo mpamvu abagabo batabana, abagabo ku bagabo batabana, niyo mpamvu abagore ku bagore batabana, niyo mpamvu tubana dutandukanyije imiterere, nuko hazamo kiriya gikorwa. Rero niba kiriya gikorwa ntagikorerwa ngo nishime, nabamara iki wawe se? Ako nakubaje akabazo ntiwanshubije wakaciye ku ruhande. Nakubajije igihe byibuze cy'imfatizo. Igihe ntago washyiraho iminota runaka, kuko abantu ntago baremetse kimwe, ariko nibura we mugabo, vuge ku bagabo cyane nubwo n'abagore bitureba, we banza utegura umugore wawe cyangwa umukunzi wawe uko ubyumva, unkurikiranya azabyumva uko abishaka, ariko banza utegure wa muntu mugiye gukorana cya gikorwa, mubanze mujye muri mudi imwe, mujye mu byiyumviro bimwe, hanyuma iyo mumaze kugirana ibyiyumviro bimwe bibasha no kubaha cya gikorwa, kugirana ibyishimo bibaha iminota y'igihe musoreza. None se Chantal, nanone ibintu byanyu hari igihe mba numva nkumva nanone ntimunyurwa. Ibintu byacu ntago munyurwa. Dore reka nkwereke, hari umugore nzi iyo yumvise umugabo atashye nibwo asohora imyenda ngo afure. Ikintu bapfuye ni iki? Ngo iyo atangiye igikorwa kugira ngo azasoze, ewana keretse umugore yarakaye bagafatana bakarwana. None se reka nkwereke, arurangiza atinze agakabya, ari nurangiza avana uwuhe uri mu kibazo. Bawitonze musobanurire, ariko nawe uri mukuru uciye akenge, ushobora kuba ari wowe umufite ahubwo utaha gasohora imyenda. Erega kiriya gikorwa ntago ari imirwano, abadukurikiranye babyumve. Kiriya gikorwa ntago ari ikintu gikorwa n'imbaraga, abadukurikiranye babyumve. Kiriya gikorwa ni igikorwa umuntu akora ari mu rukundo n'undi, ari mu byiyumviro n'undi. Kagira inkuru. Erega njye nakubwiye kiriya gikorwa ntago ari igikorwa cy'imbaraga, ntago ari igikorwa cy'intambara, ntago ari igikorwa kirimo imirwano. Ni igikorwa gikorana n'abantu bafite ibyiyumviro bimwe, abantu bakundanye, abantu bagiye muri mudi imwe. Icyo gihe rero iyo umuntu muhuje, uzarora iyo uri ku rugendo uri kumwe na mugenzi wawe, ntago mwabwira undi ngo ngenda naniwe ngo reka ndeke. Icyo gihe abagusize nka rya jambo twakoresheje, iyo atangiye kukubwira ko wananiwe kandi mwagendanye, ni nka bya bindi ngo unyagiranwa na bagenzi bawe ukavuga ko ari wowe watose. Yego bishatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ko niba mwebwe muri mu gikorwa kandi mugihurijeho mwembe, ugomba kugerageza we mugabo ukamenya ubwenge, nubura ubwenge Imana izakoreke wa mugani. Ugomba kuba uzi neza umudamu wawe igihe amara agasoza ariko kurangiza. Umugore nawe ararangiza. Ego ko mana niko nuko amahirwe nagira iwari ukuri umusore, nawe uramutse uri umugabo mba nkubwiye ngo rwose ndabona ntaza akamaro kawe. Neza ubwo umugabo utarangora umugore ngarangiza amahirwe, kugira ngo umugore arangize rwose uketse wasabye yo mu ijuru. Ego ntago aba yamuteguye buriya, nta nubwo aba yagejeje
aho yifuza. Kuko buriya aramutse yagejeje ku byiyumviro bye, ku munezero we, ariko nimunamenye gutegura abadamu by the way. Ariko hari n'abagore badategurwa yewe. Ariko gute? Kuko uzi ko umugabo ashobora kuba yiteguye. Ubundi nkubaze ikibazo, uzava kuri iyo kamera kubera ko wahuye na Chantal yaseka ibyiyumviro byawe bigahinduka, cyangwa yakureba ibyiyumviro byawe bigahinduka, ugenda ukate mu gikari usanga umwana utaragiriwe amahirwe yo kugera kwa masenge nibura, ugenda uhita ufata akaboko mukuye muri abasa y'imyenda umushyire ku buriri. Ubundi uzaba ugiye gukora iki? Uzaba ugiye mu nama, uzaba ugiye guhinga. Urambwa niyo waba ugiye guhinga umuntu yaguha umusaruro. Banza utegure igikorwa ugiyemo. Nkuko uzi ko uva mu nzu utegura urugendo rwo kuba ngo ngiye mu mujyi, ugashaka ipantaro, ugashaka inkweto, ugashaka isogisi, ugashaka boxer, ugashaka isengeri, ugashaka ishati, ukajya dushe, ukiborosa, ugakaraba. Ibyo ni ibyiciro by'abagabo. Si uko mwitegura, hari ako nibagiwe wenda bisa nabyo. Niba uzi ko ugiye mu mujyi ufata umwanya wo gukora icyo kintu, kandi mu mujyi ntago wenda uhakura ibyishimo nk'ibyo ukura mu rugo rwawe, ni gute utabanza ngo utegure umudamu wawe? Nicyo kikwirukanza kuba umufite ari uwawe. Asa nkaho utegurwa. Wowe ntubireba se nta mayereko ufite? Njyewe utananeguye nakubaza, ariko niba ugiye muri cyamunara. Wenda twihuse nkubajije kano kabazo gatoya, nta kabazo gato kabaho. Ni izihe ngaruka umugore, reka tubyite kumupfubya, none umugore utarangiza? Yego, ko no gupfubya si kimwe. None se ubundi niba dukoze imibonano wowe ukarangiza sindangize, ntubu mfubije? Nicyo nshaka ngo uvuge. Ko turi kubica ku ruhande kandi turimo turubaka umuryango. Nabivuze. Ushobora kuba kandi ujya umupfubya nabibona. Umugore arapfubijwe. Ni izihe ngaruka azagirira? Kuba dukurikiye bazihangana, bazumva twakoresheje icyo kinyarwanda twisanze ariko gikoreshwa. Tubisegureho rero, ariko twagira ngo mubyumve neza, kuko iyi nkono yitetse ntishye neza bayita ko yapfubye. Ubwo rero niba urimo kubaka urugo ugakora imibonano n'umudamu ukarangiza ntarangize, ubwo nawe uba umupfubije nka bya biryo bateka ntibabihishe. Ingaruka rero nka Chantal ndakubwira izo nzi, abadukurikiranye nabo baziyongera, bazagenda baduha komenti batubwire bikurikije n'umuntu uko yiyumva. Rega ushobora no kumva iki kiganiro ugahita usanga uburwayi ari ubwawe, cyangwa ugasanga aho uri muzima wagira abandi inama. Mujye mutwandikira, mutunenge, mudushime. Ariko ingaruka ya mbere buriya hafi cyane, umudamu utarangiza agira umutima mubi. Nese abanezezwa n'iki? None se birabihuriye he no kunezerwa? Ariko yemu uzi ko ufite ikibazo, ndakuvuga bazakumenye bakugendere kure, bumve ko ubwo udashoboye. Bihuriye no kunezerwa birabi. Bumve ko reka nande ndashaka gusobanura. Biriya ni ibyishimo, ahubwo nawe urashaka kumviraho. Ubundi umugabo n'umugore bubaka umuryango. Warumbajije ngo ese ngo kurongora umugore ntarangize ngo hari ingaruka bitera? Yego. None se ni gute wumva bitatera ingaruka? Nose niyo umugore yariye akambara agatemberezwa akaba afite imodoka nziza akaba afite inzu atahamo, ikibazo kindi afite niki? Kandi ushobora kuba ufite ikibazo nuko abantu batarimo kureba, ariko wasanga ufite ikibazo nawe pe. Reka nkubwire, umuntu avi wabo bahaha hari umuceri, hari akawunga, hari isukari, ndetse n'ibyo ngibyo wowe mugore wabasha kubyikorera. Ariko kiriya gikorwa ntago nabasha kukikorera ngo nezerwe nk'uko we wakakinkoreye, ngo ngire ibyishimo nk'ibyo wakampaye. Rero niba utarongoye umugore ngo arangize, se unumva waba umaze iki ubundi? Kubera iki se ubundi utagerageza ngo untegure ngutegure cya gikorwa tukijyaniremo rimwe, tugire ibyiyumviro bimwe, dusoreze rimwe, ariko kwa kurangiza. Kubera ko iyo umuntu atarangije bimutera ingaruka. Arizo zijya bindi batubwiraga haruguru. Ariho handi uzasanga urugo uzageramo ugasanga umugore ahora ameze atyo. Ariko rero ushaka gusanga amurongora ntarangize, inkoni za hata na hato zimuhoraho, yewe niyo amugurira inyama buri munsi. Ariko tutirengagije ko hari n'abagore umugabo ashobora kuba ari muri gahunda neza, ariko umugore ugasanga rwose wapi ni kure kubi. Erega banza utegura umudamu wawe n'umugabo. Hari n'udategurwa, rega nibyo bintu nakubwiye. Ariko ivyo bikuraye ninde muntu uri mekanike? Nta muntu uri mekanike. Wowe ko riyo bwabaga Imana, niki Imana yabitiye abagabo
ubundi ijambo umugabo uramwumva. ariko nyine iyo umaze gukora ibyo bwabaga bikanga wowe ntabwo bishoboka. wowe gerageza kuko buriya abagore uko bajya bavuga ngo abagabo muri nk'abana n'abagore turi nk'abana, ariko mujye muca akenge. niba na ngombwa ugira ibyo uhonga ariko ureke ibintu bicamo neza. ubuse nta muntu urumva akubwira ngo bamuhaye kuyobora Kigali atarayobora n'umudugudu cyangwa akambwira ati ngo wayijuru abari muhereye kuko munejeje akozeho abandi batakoze, anyuzwe n'ibikorwa mukorera, akambwira ati ngo uhaye ijuru. none abari muhaye se afite n'agace ka karitsiye abakoze aho yashakaga, abashimye ahamuryaga. yego none rega tujye tubwizanya ukuri, turi kubaka umuryango kandi turi gukangurira bagenzi bacu kujya bamenya ibyo bagenzi babo bakunze nabo. none ariko ngo hari n'ibitsina bimwe na bimwe by'abagabo ntibijyanye neza, ariko hari ibitsina bimwe na bimwe by'abagabo ngo bitari binini cyane ngo bari bito cyane, ngo ibyo bikagira ikibazo ku bagore. urakoze cyane. icyo gihe niba umugabo afite igitsina, tuvuge yenda ku gitsina kirengeje kinini, kibaho ikirengeje urugero ni kangahe? yasigaho ibyo ni iby'abaganga, njye sindi umunasi hano cyangwa dogiteri, ariko ibyo ngibyo bajya kwa shangazi, urumva kwa masenge. kwa masenge bajya kwa masenge afite ukuntu wazi uko bipima ni impano ye, ni muganga wabyo, azi ibigufi. ako buretse gake nawe nzi ko hari ikiganiro twagiranye uri kumwe na shangazi. ugende gace njyewe nari ndi kuri cya kibazo tuziranyeho. yego nyine, ariko se buriya ubundi nzi neza ko masenge ni umuntu ukomeye mu buzima bw'umuntu wari wese, kuvuga ngo ni umujyanama uburenze ufite impano, nta nubwo abantu bose babishobora. buriya ntabwo rero wamubaza ikibazo ngo areke kugusubiza, ku kabazo ntabwo baba barakamubajije ngo uvuge se byibuze metero nzapime y'uwanjye wenda ndebe. nyine nigeze kuyimubaza, arambwira ati mwana wanjye, kuko akunda gukoresha ko nyita mwana we, ati mwana wanjye izo si inshingano zawe, niwumva utanyurwa uzamunzanire twiganirire. yego niwumva kandi nabwo ikugera mu gashwi iyo nyubahiro, yego uzamunzanire inyubahiro. ariko wabaye ngo rwagihuta, ninde waririmbye iyo ndirimbo? so muhanzi, tujye duca akenge rero. inyubahiro rero niwumva rero ikugeza ahantu ari ndende, hari aho ikugera mu gashwi, uzajya kwa masengera gufasha. kwa muganga nabo hari wimvugisha amabanga yo kwa muganga, nakubwiye ko na dayiteri ntarunaka, ariko mu nama ntanga uzumva afite icyo kibazo cy'uko inyubahiro ari ndende cyane azagana masenge. igihe ataragirirwa amahirwe yo kugana kwa masenge azajya kwa muganga, hari uburyo bamufashamo. urabuze ariko Terega ibyo mubaza ndakubaza. Jewe ntago bakakanya nabusobanura kuko masenge yabusobanura kuko masenge yaguha n'umuti akakugira n'inama yuko uzagenda gace ari kubundi biti inzira zose barihuta. Ibi niki ntago inzira zose bihuta ugeze kwa masenge akubwira ukuntu uwo muhanda uzawugendamo neza gace gace umuhanda ukawumenyera urumva ukamenya ko uzanyerera cyangwa ukamenya ko nta hantu uzahagama. Reka tugane ku musozo. Yego hanyuma dusubize ku batoya nabo. Abatoya nabo masenge y'umuganye cyangwa ukagana aho kwa muganga ariko cyane cyane ndivugira kuri masenge nyine kuko masenge nabonye ari we ufite inararibonye yabyo. Masenge nyine ugerayo aba afite uburyo guha umuti akubwira ukuntu uwo muhanda uzawunyuramo nyeranyerereza ariko mpaka ukagera ku musozo w'urugendo aho utanga ibyishimo mu rugo bakanyurwa. Ako urabona hari wavuze ko ari isoko y'ibyishimo yo buri umwe wese yibona muri icyo gikorwa kandi ibyishimo ntibigira rutangira nta na feri bigira cyane burya bimeze ngo niyishima ari muri icyo gikorwa afite ikirengeje urugero agashiduka yangije ibyo yasanze bizagenda bite icyo gihe nteganya neza cyangwa ntekereza nka Chantal n'abataragirirwa umugisha wo guhura n'amasenge hari ibyo azangiza ahandi ashaka kuzatuma n'umudamu agira ingaruka zo kubyenga ibyo bintu ariko azabikora amasenge azaza amasenge amugira inama genda byemera pe ariko ibyo bintu azabikora amasenge adahari ndakura iyo maze guhura n'amasenge uriya muhanda ugenda mutanyerera sibyo kandi ukarushaho kuryoherwa n'umuhanda ugendamo kandi umuhanda ukawusoza ntabyo wangije. Chantal urakoze reka tugushimire namwe murakoze cyane uratuganirije
kandi no kuri turagushimiye. Imana ikomeze kongerera ubwenge n'imbaraga. Inyagurira imbago nk'uko yazaguriye Abesi. Yes. Guha umugisha njye niwo ngusabiye. Ndawakiriye. Kandi ikindi nawe numvise iminsi mike uzaba uri masenge. Ubundi umwana w'imfura iyo ahoze ku mubyeyi cyane agera hakamutoza. Ngira ngo mbwira abagabo bari hirya no hino hose mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, mumenye ko abagore abari mu nshingano zanyu, mureke kwica abagore banyu bahagaze. Ngiye nkunda kuvuga icyo kintu. Iyo mukoze ibyo bintu wamugana umuntu iyo adafite ibyishimo, ntagire umugongo, ntagire umutwe, ubundi uwo ni umuntu. Numva ngo arwara stress si mu mutwe. Yego. Akaba ibitekerezo bibi, imishiha iva he? Si mu mutwe. Oya nutunga umugore utishimye uzamenye ko ntacyo tunze, ururabyo rwawe uzamenye ko rwumye. Yes. Nuvuga ngo mumenye ko abagore banyu ari shingano zanyu mu kubitaho, mu kubishimira, ngo ntago ibiryo bihagije. Ngo Chantal ababwiye ngo niwabo bararya. Urumva? Kandi nawe niba ubona ufite ibirengeje inyubahiro niko yavugaga, gerageza wegere masenge ngo akwereke uburyo uzajya ugenda unyeranyereza, ariko ibintu bigende kandi neza mu buryo neza. Anyway, turagushimiye, Imana iguhe umugisha, kandi namwe turabashimiye abakomeje gukurikira ibiganiro bya Masenge TV, mukora subscribe, mukora share, mukatanga comment kugira ngo ibyo tubagezaho mutwereke ko namwe arega mubibona. Maze turebe ko tutaruhira ubusa, maze ubundi twese duhanwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.